ibyo wumvise ejo kongera ukabyumva uyu munsi ejo ukabisubiramo kandi ukumva ntacyo bitwaye. Rero naje gusanga ari ikibazo, ariko yangiriye neza arambwira ati noneho twebwe turimo kwiga ku gusenga imbaraga zo kubiba no kugira gute no gusarura. Ati wibande ku kubiba no gusarura. Ndabwira ntungiriye neza kuko nicyo kintu gikomeye, gufata abakristo ukabakura mu bagenerwa bikorwa bakaba bafatanya bikorwa, kuko kenshi twibwira ko ari n'ikintu gikomeye. Ariko nimureba neza muri Bibiliya ndabaha ingero nyinshi z'abantu basenze, ariko reka tubanze dusome kuko nintangira gutya nshobora kuza gukomeza nkivugira. Buryo umuntu ashaje agira ukuntu agenda anyerera. Mwari mwabona abasaza bigisha, umusaza atangira kwigisha ati ubu tugiye kwiga ku mbaraga zo kubiba no gusarura. Ati rero buriye kubiba no gusarura ubwo akabaranyereye, akaza kugaruka ku ntego ageze imbere. Ati hariya twari turimo kuvuga ngo iki. Reka rero mpere ku magambo dusoma mu butumwa bwiza bwa Luka, duhere mu buzima bwa Yesu. Kuko buri ushaka kwiga gusenga si no gusenga gusa, ushaka kwiga ikintu icyo ari cyo cyose kandi ukakiga ku buryo bitazagukoza isoni, ujye ureba icyo Yesu yakivuzeho, urebe icyo Yesu yagikozeho, urebe icyo Yesu agutegerejeho kuri icyo kintu. Haleluya. Reka mbaho urugero. Buriya Yesu aza mu isi, nimureba ubutumwa yaje abwiriza, bwa mbere atangira kubwiriza yaravuze ngo umwuka w'Imana ari kuri jye, yansigiye kugira ngo, bivuga ngo aje afite icyo yuzuriye umwuka. Ntabwo ari ukuza gutera waraza, afite ikintu kimuzanye nicyo agiye gukora. Yansigiye kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza, yansigiye kugira ngo menyeshe. Urumva? Kandi yaravuye gusenga. Amen. Reka maze nsome mbere murebe mu gice cya 3 ubutumwa bwiza bwa Luka, murongo wa 21 dutangira kubona ibintu byabaye mu buzima bwa Yesu byose bitangirira mu masengesho. Iyi niyo nyigisho nshaka guhera. Igice cya 3 umurongo wa 21 aratubwira ngo nuko abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa agisenga ijuru rirakinguka. Haleluya. N'umwuka wera yaje kuri Yesu agisenga ijuru rirakinguka. Umwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma, ijwi rivugira mu ijuru riti ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira. Ubwa mbere tubona Yesu yinjiye mu kibuga, tumubona abatizwa na Yohana umubatiza, ariko agisohoka mu mazi umurimo wa mbere yakoze ngo akirimo gusenga umwuka mumanukiraho ameze nk'inuma. Mumbwire ngo amen. Ariko ntugire ngo umwuka yamumanukiyeho gusa kugira ngo atigite. Kuko abantu benshi bazi ko umwuka ari wo kugira ngo dutigite. Atigita nyine umwuka. Hariho n'abantu babigira umuco ukajya ubona yagiye gutangira kubwiriza akajya anyuzamo agatigita. Ako kantu niha nakongeramo iki? Gatigita akaniha. Harimo abantu bavuga ubutumwa bakora ibyo nyibyo. Haleluya. Agahindurijwe, agahindura ingendo kugira ngo nyine bigaragare ko ari umunyamwuka. Ariko Yesu buriya amaze kubatizwa umwuka akamumanukiraho, icyakurikiyeho niki? Igice cya 4 Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani. Sibyo? Ava kuri Yorodani ajya hehe? Ajya mu butayu gusenga iminsi 40 ajyanyweyo n'umwuka. Iminsi 40 ajyanywe n'umwuka kugira gute? Gusenga. Ariko ntabwo yari agiye gusenga kugira ngo yikemurire ibibazo. Buri uzi ikintu Yesu yaturushaga, ibibazo bye yashoboraga kubyikemurira atasenze. Kuko umuntu washoboraga gutubura umugati avuze ijambo rimwe gusa ati wa mugati we tubuka, akavamo umugati uhagije abantu bicayeho, agafata ifi 2 akabwira abigishwa bati izi fi muzisaranganya aba bantu. Ukuntu babigenzaga sinkuzi. Niba ifi barabanzaga bakayimanyagura hanyuma ikongera ikabifi,
icyo nzi ni kimwe nuko amafi 2 n'imigati 5 abantu 5,000 barariye ngo hari ngo ntibari babaza abagore kandi burya abagore bahora ari bo benshi n'ubu bariye hano nibo benshi so bikubwira ngo niba abagabo 4,000 barariye ubwo abagore bagomba kuba ari nk'10,000 n'abana yewe nkunda kariya kana kari kazanye imigati kongo Yesu yamaze kuyitubura kandi no kugira ngo ayitubure nabwo ngo yarebye mu ijoro avuga ngo data ndagushima kuhora unyumva mwisengesho rya tubura imigati kariya kana ndagakunda cyane kagomba kuba karatashye kurabizi ko Yesu aravuga ngo iyi migati isagutse ntimuyipfusha ubusa muyitoragure ngo baritoragura buzuza ibitebo 12 bagomba kuba babwiye ko kandi tuvero petit ko wadutije amafi 2 n'imigati 5 tahana igitebo chifu tahana n'igitebo cy'imigati kagomba kuba kageze mu rugo nyina aragaburisha uvuye kwiba imigati he ati mama ntabwo nayibye atuzi wa mugabo nari nagiye kureba undi ati ndakubwira uyu munsi habaye ikintu ati yavuze ijambo rimwe gusa ati imigati iratubuka n'amafara atubuka ati bampa igitebo cyo kunshimira ko ya mafi yanjye 2 wari wampaye ngo nze kuyarya inzara n'indya ati niyo yavuyemo ibitebo ati abantu bose barihasaguka ibitebo 12 nyina agomba kugaragara tumva rero petit uriya mugabo aho hagiye ujyayo kandi ujye witwaza amafi 2 n'imigati 5 kugira ngo nujyayo umunsi ukurikiyeho nzajya nsigara mu rugo ndimo kugurisha imigati ntagombye kuyiteka buri rero iyo bakubwiye ngo gusenga ngo gusarura no kubiba buri niba twabyumvaga twese akenshi tuza gusenga dufite akantu katugoye dufite akantu katunanije dufite akantu katuruhije ubundi ukaza nta nako dufite nukuri hari igihe nyambwira abantu buriya giye iyo nsengeye ibiryo bisengera gusa kuko ari umuco waba wicaye uzi ko hirya muri magaze harimo umufuka w'ibirayi harimo umufuka w'umuceri harimo ibishyimbo yewe n'imboga zirahari muri frigo n'ibindi byose uzi ko hari yutibuka yuko ibyo nabyo ari umugisha w'Imana kajye wumva ko kurya biri automatique hari abantu biberaho kurya nyine kurya kuva kurya nyine ari automatique ntabwo ari ngo hari abantu barya basenze hari n'abandi basenga kuko bagiye kurya sinzi niba mubyumva hari abantu barya kuko basenze ariko hari n'abandi basenga kuko bagiye kurya kuko ntabwo basengera ngo babone ibyo barya basenga gusa kuko bagiye kurya rimwe no gushima Imana ugasanga ni amagambo nyine tuvuga ko tugiye gushima Imana ubundi umukobwa wanjye yigeze gutanga ubuhamya nawe ati papa atagira amasengesho asenga atagomba kuba afite toroma ati kenshi akunze kuvuga ngo mana ngo hari igihe twaryamye turi mu mahoro tubyuka turi mu ntambara ngo none ndagushima ko turi amahoro hanyuma ngo burya ntabwo ari toroma tuba tuzi ibyo tuvuga hari igihe twaryamye mu mahoro tubyuka turi mu ntambara iyo mbyutse rero ngasanga umujyi uri mu mahoro ndashima kandi ngashima bivuye ku mutima umuntu wigeze kurara ubusa cyangwa akarya impungure mu nkambi twamaze amezi nk'3 kuva mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwa 7 kwa 94 tuba mu nkambi turya impungure n'udushyimbo dutabitarantiye sinzi niba mutuzi tumeze nk'inkori dutoya iyo wariye impungure kuwa mbere impungure kuwa kabiri impungure kuwa gatatu impungure kuwa gatanu impungure ukwezi kugashira ku impungure nturwara igifu iyo ugiye kurya umuceri cyangwa ukarya n'ibindi uryo uravuga uti byako Mana hari igihe nari impungure ugashima Imana gusenga kwawe kukagira sansi kukagira icyo gukurura ariko si ibyo ngibyo zaho bigarukira kuko hano Yesu baratubwira ngo Yesu yavuye ku musozi murebe hariya amaze gukirana na Satani mu masengesho igice cya 4:14 baratubwira ngo Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho haleluya ariko arangije arabasobanurira ababwira ngo rero ibi byose maze kunyuramo igihe nabatizwaga mu mazi umwuka akamanuka kanyicara ku rutugu Imana ikavuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira nkajya ku musozi nkuzura umwuka nkasenga nagira ngo manuke mu mbaraga isibona iki Imana ishaka gukora atangira umva ku murongo wa 16 ajya i Nazareti yo yarerewe
ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Urumva yari yaramenyereye kujya mu isinagogi. Imyaka 30 yari amaze yibanira na Mariya nyina, ko Yosefu we ntitwongera kumubona, tumuheruka afite imyaka 12. Nyuma y'imyaka 12 ntaho tubona Yosefu mu buzima bwa Yesu, agomba kuba yari yarapfuye. Yesu atangira umurimo ku myaka ya 30, Yosefu agomba kuba yari yarapfuye mu hagatanga, ko naho tumwumva. Tubona Mariya, tubona abavandimwe be, ariko ntaho tubona bavuga Yosefu. Bivuga ngo ubwo hagati agomba kuba yari yarapfuye. Yesu yari imfubyi, ariko ku mubiri, kuko data we ntapfa. Ariko icyo mbabwira, abo bari baturanye Nazareti bari bamuzi nk'umuhungu wa Yosefu na Mariya. Wa muhungu hirya hariya bajyanaga kuvoma, wa muhungu hirya hariya wababarizaga intebe, wa muhungu hirya hariya wajyaga bakorera ameza, wa muhungu w'umubaji. Bajya kubona arapfunutse, araje avuye ku musozi ngo azamanukanye imbaraga ku munsi w'isabato, ngo nkuko yaramenyereye kujya gusenga. Agomba kuba yarazi gusoma neza, kuko ngo umukuru w'isinagogi ngo yazanye igitabo, aramubwira ati ariko fata iki gitabo, uyu muzingo wa Yesayo dusomera. Nawe abikora bigambiriye, ajya i Nazareti mu isinagogi nkuko yaramenyereye, arahagarara ngo asome. Bivuga ngo yaramenyereye gusoma ibice. Hari abana baba bazi gusoma